Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro bakundwa bene data, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Twari dukumburanye, nari mbakumbuye. Imana y'amahoro nibahe umugisha. Dushimye Imana yabanye natwe ahashize, yaradushyigikiye, namwe ikabashyigikira, batwumva badukurikira muri kino kiganiro. Dushimye Imana kuko duherereje inyuma uku kwezi kose kwa kane, ikabiduhaye gutangira ukwezi kwa gatanu. Zina ryayo rihabwa icyubahiro. Nshuti mukundwa mwene data, ufatikanye nanjye gushima Imana kuko ibyo byavuye ku Uwiteka n'ukuri kandi nibitangaza mu maso yacu. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Muri kino cyumweru turimo turaganira ku magambo avuga uburyo Imana isohoza isezerano. Yego ni ukuri Imana isohoza isezerano. Imana ntibeshya, ibyo yavuze ijya ibisohoza. Yabivuze ku mugaragu wayo Aburahamu, niwe sogokuruza wacu twebwe abizera, irabimusohoreza kuko Imana ntabwo ibeshya. Ariko narinje kukubwira ngo dukomeze tugire kwizera. Dukomeze kwizera mu gihe dutegereje ibyo Imana yadusezeranije. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo dusome amagambo y'Imana, ni nayo turi kwifashisha, yanditse mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 4. Turi kugendera ku murongo wa 20 kugera kwa 22, ariko nkundire mpere ku murongo wa 18. Duhere ku murongo wa 18 tugeze ku murongo wa 22 mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 4. Handitswe ngo Aburahamu uwo yizeraga yiringiye ibitakwiringirwa ngo abe sekuruza w'amahanga menshi, nk'uko byavuzwe ngo urubyaro rwawe niko ruzangana. Kandi nubwo abonye umubiri we umaze gusa n'upfuye, kuko yari amaze imyaka nk'ijana avutse, akabona na Sara yaracuze, kwizera kwe ntikuragacogora, ahubwo abonye isezerano ry'Imana ntiyashidikanishwa no kutizera, ahubwo akomezwa cyane no kwizera, ahimbaza Imana, amenye neza yuko ibyo yasezeranije ibasha no kubisohoza. Nicyo cyatumye bimuhwanirizwa no gukiranuka. Imana ishimwe. Aburahamu uyu yizeye Imana ngo bituma abarwaho gukiranuka, cyangwa bimuhwanirizwa no gukiranuka kuko yizeye. Bakundwa bene data, Aburahamu yari afite impamvu yatuma kwizera kwe kugabanuka. Turasomye ngo umubiri we wari umeze nk'umaze gupfa kuko yari ashaje cyane. Mwibaze namwe umuntu umaze kugira imyaka 100, mujye mwitegereza, ni abantu bakeya bayigezaho, ariko umuntu umaze kugira imyaka 100 rwose abashaje burundu. Abashaje n'abantu bakeya bayigezaho muri kino gihe. Noneho icyari kigeretseho, umugore we witwa Sara yari yaracuze burundu. Murabizi ko umuntu wacuze adashobora kongera kubyara, ariko Imana imubwiye ngo nzaguha urubyaro, ntiyashidikanya, ahimbaza Imana, aravuga ngo nasezeranijwe nitabasha kumbeshya izabisohoza. Haleluya. Nshuti bakundwa, nababwiye ngo
dukomeze kwizera mu gihe dutegereje iby'Imana yasezeranye natwe. Hariho iby'Imana yasezeranye natwe, hariho iby'Imana yatubwiye bitandukanye, kandi Imana isohoza isezerano yatanze, yavuze. Ibyo akanwa k'Imana kavuze, ukuboko kwayo kurabisohoza. Ariko Imana irashaka ko dukomeza kwizera. Icyatumye Aburahamu abibona bisohora nuko yagize kwizera. Nubwo ngo umubiri we yabonaga umeze nk'upfuye, nubwo yabonaga ashaje bikabije, nubwo yabonaga Sara yaracuze, ariko ngo ntiyashidikanya, ngo ntibyamutera kutizera, arakomeza arizera. Imana wowe nanjye dushoboze kwizera mu gihe dutegereje ibyo yasezeranye cyangwa ibyo yavuganye natwe. Nkundire dusome mu gitabo cy'Itangiriro mu bice 17, dusome umurongo wa mbere tugeze hepfo nko ku murongo wa 8. Ndihuta. Aburamu amaze imyaka 99 avutse, Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, ni jye Mana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose, nanjye ndasezerana isezerano ryanjye nawe, nzakugwiza cyane. Aburamu arubama. Imana iramubwira iti, dore isezerano ryanjye ubwanjye ndariguhaye, nawe uzaba sekuruza w'amahanga menshi, kandi ntuzitwa ukundi Aburamu, ahubwo wiswe Aburahamu, kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Kandi nzakororotsa cyane, nzatuma amahanga agukomokaho, n'abami bazagukomokaho. Kandi nzakomeza isezerano ryanjye nawe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho, rigeze ibihe byose, ribe isezerano rihoraho, kugira ngo nkubere Imana, wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho. Kandi wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho nzabaha igihugu cy'ubusuhuke bwawe, igihugu cy'i Kanani cyose, kuba gakondo y'iteka, nanjye nzaba Imana yabo. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Uyu ni Aburahamu. Natwe kandi turi urubyaro rwa Aburahamu. Dusomye ahasoza yuko isezerano yamuhaye ngo n'urubyaro rwe ruzakurikiraho. Hanyuma natwe turimo, ngo azaduha gakondo. Urwo rubyaro azaruha gakondo. Dufite gakondo twasezeranijwe n'Imana. Imana ishimwe. Imana imaze guha Aburahamu isezerano, ndetse icyo gihe yitwaga Aburamu, hariho ikintu Imana yamusabye twasomye. Umurongo wa mbere uratubwiye ahangaha ngo ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose. Nshuti bakundwa, niba ufite isezerano ry'Imana Imana yaguhaye, Imana irashaka yuko ugendera imbere yayo kandi ugatungana rwose. Imana ishimwe. Ku murongo wa 5 ho hatubwiye ngo hari ikindi Imana yakoze, yamuhinduriye izina. Hariho ibintu wabwiwe n'Imana, ariko Imana itari yahindura izina ryawe, utari wahinduka. Birashoboka abantu bashobora guhabwa amasezerano batanakijijwe, sibyo? Ariko Imana ishaka yuko duhindurirwa izina, tukava mu kudakizwa, tukava mu gukiranirwa, tukitwa abakiranutsi, tukihana ibyaha, tugahindurirwa izina ry'ibyaha rikatuvaho, tukagira izina ryo gukiranuka. Ahindura ngo amazina yabo. Yari Aburamu, undi ari Sarayi. Imana iramubwira ngo ntuzitwa Aburamu, nkwise Aburahamu, kuko uri sekuruza w'amahanga. Sarayi ntabwo ari Sarayi, ni Sara, kuko azaba nyirakuruza w'amahanga. Niba hariho icyo Imana yakubwiye, gendera imbere y'Imana, tungana rwose, kandi urebe ko kwitwa umunyabyaha, ibyaha wabiretse, ahubwo wizeye Yesu ukaba uri umukiranutsi. Imana irashaka yuko tugendera imbere yayo dukiranuka kandi dutungana, tugakomeza kuyizera mu gihe dutegereje isezerano yaduhaye. Imana ishimwe. Ibintu bitatu ntinzeho muri uyu mwanya, nuko mu isezerano Aburahamu yahawe
Imana yamuhaye kondisiyo, iramubwira ngo ujye ugendera imbere yanjye, icyo ni kimwe. Irangije iramubwira ngo kandi ujye utungana rwose. Hanyuma Aburahamu arabikurikiza, agendera imbere y'Imana, aratungana rwose. Hanyuma kandi icya gatatu, Imana imuhindurira izina. Ibyo ngibyo Imana irabishaka kuri wowe nanjye mu gihe dutegereje amasezerano, kugendera imbere y'Imana tukaba dutunganye kandi tukitegereza tukareba niba izina ryitwa abapagani, umunyabyaha, wa wundi wagenderaga muri za ngeso, umusinzi, umusambanyi, umubeshyi, ibyo Imana yarabiduhinduriye kubwo kwizera Yesu tugahinduka abakiranutsi. Ibyo nibyo Imana ishaka. Hanyuma ikindi Aburahamu yakoze, nakongera kuri ibyo bitatu, Aburahamu ntiyigeze ashidikanya, ahubwo yizeye Imana, yagize kwizera. Nubwo yari afite byinshi byamutera gushidikanya, ariko akomeza kwizera. Imana irashaka gukomeza kwizera, ukagendera imbere yayo udashidikanya, ukiranuka kandi ukomeza kwizera rwose. Haracyasigaye igihe kigufi cyane, niko Bibiliya itubwira, kandi uzaza ntabwo azatinda, ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Ariko yasubiye inyuma umutima w'Uwiteka ntabwo umwishimira. Imana idufashe. Kandi Bibiliya itubwira mu rwandiko rw'Abaheburayo ibice 11 umurongo wa 6, kuko iyo utizera Imana udashobora kuyinezeza. Iyo utizera Imana amasezerano ntashobora gusohora. Dukomeze kwizera dutegereje ko Imana idusohoreza ibyo yavuganye natwe. Tugendera imbere yayo dutunganye, dutegereje, tudashidikanya. Nkundira ndangize ngusomera amagambo yanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki ibice 2 umurongo waho wa 3. Haravuga ngo kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe ntibizatinda kukigeraho, kandi ntibizabeshya. Naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Mwene data mukundwa, niba hari ibyo Imana yagusezeranije, ubitegereze ntushidikanye, ukomeze kugendera imbere y'Imana utunganye, ukiranuka rwose, wirinda icyaha n'igisa nacyo, kandi ukomeze kwizera nk'uko Aburahamu yizeye Imana bikamuhanirizwa no gukiranuka. Bituma Imana imusohoreza amasezerano kandi musezeranya gakondo n'urubyaro rwe ruzakurikiraho, ariyo Kanani yo mu ijuru. Dufite gakondo twasezeranijwe kuko turi abuzukuruza ba Aburahamu. Rero dukomeze kugendera imbere y'Imana, dukomeze gutungana, ntidushidikanye, dukomeze kwizera dutegereje ibyo Imana yavuganye natwe. Imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu.